Munyemerere tugaruke muri iki kiganiro gikomeye cyane. Ni ikiganiro kije gihinyuza ibyo twari twiteze byose, yaba inzira yari yatewe na mama 23 Patrick Muyaya byose aje abisubiza irudubi. Yahereye ku myigaragambyo twabonye ku munsi w'ejo, avuga ko abaturage bayigiyemo ngo babanje gukubitwa kugira ngo bajye kwigaragambya. Avuga ko ibyo ari ibikorwa bya mama 23 ndetse kira myigaragambyo yose ngo yabaye ngo yari ikinamico. Yageze ku bijyanye n'umwanzuro wa mama 23 wo kuva mu mujyi wa Uvira. Ibyo byose avuga ko ari ikinamico ndetse no kuyobya amahanga, ngo ni mu rwego rwo kugira ngo u Rwanda rudafatirwa ibihano, ngo kuko mama 23 ngo ni umuhungu ndakabase, hanyuma rero ngo umuhungu yabaye igitambo. Na amagambo akomeye cyane Patrick Muyaya yakoresheje, ni nayo mpamvu bibaye ngombwa ko mbanza gusa no kora introduction kugira ngo ngaragaze uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, kubera ko rwo rurazwi. Ni u Rwanda iteka ryose rwahakanye ibi birego byose uraza gukurikira muri iyi nkuru cyangwa se muri iki kiganiro Patrick Muyaya arushinja. U Rwanda iteka ryose rwagaragaje ko naho ruhuriye n'ibibazo by'abanyekongo, gusa bijyanye nuko iyo ntambara nanone iri kubera hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igira ihurira n'igihugu cy'u Rwanda, bijyanye nuko abo bayirwana bashaka kuruhungabanyiriza umutekano ngo biteranyije. U Rwanda rwahisemo gufata ingamba z'ubwirinzi, ni mu rwego rwo kugira ngo hadaturuka hakurya iyo ngiyi biza bikaza kuruhungabanyiriza umutekano. Ibyo kandi bikajyana n'amasezerano ya Washington asaba ko u Rwanda rukuraho izo ngamba z'ubwirinzi, hanyuma Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo igasenya mu buryo bwa burundu ibyo bigamije kuruhungabanyiriza umutekano. Ibyo mvuga ni umutwe w'abajenosideri wa FDLR wasize uruhekuye muri jenoside yakorewe abatutsi, ufatanya ukanashyigikirwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hanyuma rero nkomereje kuri Patrick Muyaya, yakomeje asenya ibyo mama 23 yari imaze kubaka. Yageze ku byifuzo byayo birimo ko hagomba gukurwaho intwaro ndetse n'ingabo mu mujyi wa Uvira, gushyiraho ingabo zidafite aho zibogamiye. Ibyo byose yabyanze, avuga ko MONUSCO bari bizeye ngo u Rwanda rwakunze kugaragaza ko ibogama, ngo mama 23 niyayemera, bakavuga ko ibijyanye n'izo ngabo bo ngo ntabwo babikozwa. Ibigaragara neza ko nyine Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idashyigikiye ibyifuzo bya mama 23. Gusa yongeye kuvuga ko wenda abahuza bashobora kuzabiganiraho, ariko nanone avuga ko ayo mananiza batayashaka. Bo ngo icyo bashaka nuko mama 23 ngo iva ku butaka bwose bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikagenda. Ngo bitabaye ibyo ngo bizeye neza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zigiye gufata ibihano bikakaye, ngo ku buryo mama 23 izava ku butaka bwose. Na amagambo menshi cyane kandi akomeye Patrick Muyaya yakoresheje muri iki kiganiro. Sinshaka kwizimba mu magambo cyane, reka nkwinjize muri iki kiganiro mu buryo burambuye. Bonsoir Patrick Muyaya, vous êtes ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Merci infiniment d'accepter de répondre à nos questions. Tout d'abord, votre réaction sur l'annonce du retrait du M23 a-t-il commencé d'ailleurs? Quelles sont vos informations? D'abord, nous sommes plutôt préoccupés par la situation des intimidations et des menaces qu'ont subies nos populations ce matin du fait justement de l'action du Rwanda à travers ce supplétif du M23, une manifestation de mascarade qui s'est organisée sous des coups de fouet d'intimidation sur nos populations. C'est bien cet aspect qui nous préoccupe d'abord. Pour le reste, c'est un non-événement et c'est une diversion parce que vous savez que vous avez toujours entendu le M23, qui est en réalité le fils du Rwanda, dénier... Mwiriwe neza Patrick Muyaya, muri Minisitiri w'itangazamakuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murakoze cyane rwose kwemera kuza kudusubiza ibibazo byacu. Mbere na mbere mwakiriye muteye itangazo rya mama 23 rivuga ko bagiye kuva mu mujyi wa Uvira. Ese koko ibijyanye no kwikura muri uwo mujyi wa Uvira byaba byatangiye? Kugeza ubu ngubu na yahe makuru mufite nyakubahwa Patrick Muyaya? Icyambere twitayeho twebwe n'ibikorwa byo gutera ubwoba no gutoteza abaturage bacu byabaye muri iki gitondo, bikozwe n'u Rwanda binyuze muri uwo mutwe wabo w'inyongera wa mama 23. Aho ngubwo nk'uko mwabibonye habaye imyigaragambyo ya Nyirarureshwa. Ni imyigaragambyo yateguwe hagamijwe gutoteza no gutera ubwoba abaturage bacu, aho hakoreshejwe inkoni n'igitugu cyo ku rwego rwo hejuru kugira ngo bayijyemo. Icyo rero nicyo kiduhangayikishije mbere ya byose. Naho rero kubijyanye n'itangazo ryo kuva mu mujyi wa Uvira, kuri twebwe nta kintu kidasanzwe twabibonye
twabibonyemo ni ibikorwa byo kuyobya uburari, kuko murabizi neza ko M23 mu by'ukuri ni umwana cyangwa se ni umuhungu w'igihugu cy'u Rwanda. Kera hose yakunze kuvuga ko adaterwa ubwoba n'amasezerano ya Washington ndetse ko atarebwa habe na gato n'ibiganiro bya Washington. None se byagenze bite ko mu gihe igitutu cyashyizwe kuri se ari we gihugu cy'u Rwanda mu buryo bugaragarira isi yose, ako kanya k'umuhungu cyangwa se M23 yahise aza akitambika akavuga ati oya, ni ngewe wakoze amakosa yose, ni ngewe wafashe umujyi wa Uvira, none ngiye kongera nkuvemo. Mwabonye kandi amasezerano ya ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano. Mwaniboneye kandi ubutumwa bwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika aho yashyize igitutu ku gihugu cy'u Rwanda akanaruteguza ibihano. None se kuki ari M23 igomba noneho kwitanga kugira ngo ibe igitambo, igahindukira ivuga iti ni ngewe nyirabayazana, ni nge wakoze biriya byose? Biragaragara ko ari amayeri agamije kuyobya abahuza b'Abanyamerika, kandi biyemeje gufata ingamba, barashaka guhana igihugu cy'u Rwanda kuko ibyabereye muri Uvira ntabwo byemewe habe na gato, haba ku bishingiwe ku cyemezo cy'1773 cyangwa se ku biganiro bya Doha, cyangwa rero n'amasezerano ya Washington ubwayo. Ntibyemewe ko Kigali irasa misile ivuye ku butaka bwayo igatera ubutaka bwacu ndetse n'ubutaka bw'u Burundi. Ni uruhurirane cyangwa se ibyakomeje kugenda bibaho ni ibijyanye no gukomeza kurenga ku masezerano ya Washington, kuko mwarabibonye uburyo bagize uruhare rukabije cyane mu gukoresha drone z'ubwiyahuzi, kamikaze drones, bibasira abasivile bacu. Kandi muri Uvira habaye akajagari n'akaduruvayo, ni mu gihe bari bari muri uwo mujyi, nk'uko mwanabyiboneye akajagari kahabaye muri iki gitondo, abaturage bacu babinjiza mu myigaragambyo y'agahato. Patrick Muyaya, M23 yo iravuga ko yahisemo kuva muri uriya mujyi wa Uvira kubera igitutu cya Amerika cyangwa se ku busabe bwa Washington, ariko nanone yanashyizeho amategeko n'amabwiriza, kandi ivuga ko amasezerano ya Washington ategeka ko ibijyanye no kubahiriza ayo masezerano bigomba kubaho nta gahato. Ese mwebwe mubona ibihano bishoboka cyangwa se ibyifuzo bya M23 mubona muzabishyira mu bikorwa? Murakoze madamu, twebwe turi mu nzira y'ibiganiro, hari inzira ya Washington, hari n'izindi nzira. Mu by'ukuri rero ntabwo twari dukwiriye kongera kubona ibitero by'ubu bwoko, kandi ntimwibagirwe ko ahangaha turimo kugaruka hanini ku nzira ya Washington. Mwibuke ko ku itariki 4 Ukuboza twagiye mu birori byabereye i Washington hamwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma gato y'uwo muhango ibitero byahise bikwira hose mu gihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi raporo zose harimo n'iya nyuma y'itsinda ry'impuguke za Loni bagaragaza uko ibintu byifashe ku butaka muri izo raporo. Icyo dusaba rero nuko ako kanya ibintu byose bigomba kuva mu magambo, ingabo zose ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahanini zishingiye ku gihugu cy'u Rwanda zigahita zihava. Ni muri uwo mukino rero twise umukino w'umubyeyi n'umwana, umukino tumaze kurambirwa, kubera ko iyo mvuze umukino w'umwana n'umubyeyi aha ndashaka gusobanura icyo nshaka kuvuga. Ubundi umwana aba ari M23 cyangwa se brigade ya M23, naho umubyeyi aba ari igihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu rero kuri twebwe bigaragara ko turi mu nzira y'ubuhuza cyangwa se mediation, kandi ikindi ntabwo dushaka ko ibyo ngibyo biba imfabusa. Mwumvise umunyamabanga wa Leta wa Amerika Marco Rubio yavuze ko ingamba zigiye gufatwa kugira ngo ijambo rya Perezida Trump ryubahirizwe. None rero niba muvuga ko nta ngamba zitegerejwe zihari, nta bihano bihari, reka mbabwire, iyo bitaza kuba bimeze bityo, sinekereza ko umwana ari we M23 yari guhita yitanga nk'igitambo mu ruhame kugira ngo arinde umubyeyi we. Mwabyiboneye, umubyeyi we yaragiye gufatirwa ingamba n'ibihano bikomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma umuhungu ahita aza aritambika aravuga ati oya papa, ngomba kuba igitambo, akaba ari ngewe witambika. Nyamara M23 iravuga ko izakomeza kugenda ngishyiraho ibyo bavuga nkaho ari ingamba, ngo by'umwihariko ibyo basaba ngo byo kubanza gukuraho abasirikare mu mujyi cyangwa se intwaro mu mujyi, no gushyiraho ngo ubuyobozi bw'ingabo zidafite aho zibogamiye nk'uko twabibonye babisohora mu matangazo yabo. Ibyo rero rwose twebwe ntabwo tubikozwa habe na gato.
Washington. Patrick Muyaya, izo ngabo zitabogamye zishobora kugarura amahoro muri Uvira nk'uko bo babyifuza, na cyane ko tuzi ko u Rwanda rudashyigikiye MONUSCO kibaho. None mwebwe mubona izo ngabo zigomba kuba izihe, kubera ko u Rwanda iteka ryose rugaragaza ko MONUSCO iba ku ruhande rubogamye? None ubwo izo ngabo mwebwe mwumva zizagenda zite, cyangwa se zizava hehe, zizaba izihe, dore ko twumva neza ko mwebwe mutanabikozwa? Murakoze. Mu by'ukuri uko ibintu bihagaze ubu ngubu nta wakinjira muri ibi bibazo mu mizi yabyo, kuko nababwiye ko dufite inzego ndetse n'uburyo busobanutse tugenderaho, burimo nka Doha Framework ndetse na Washington Agreement. Birumvikana rero ko atari igikorwa cyafashwe ku ruhande rumwe kigamije kurinda umubyeyi. Ni ku ngamba zitegerejwe rero zivuye Washington. Izo ngamba zizaza kandi zizagira ingaruka zikomeye cyane. Yego, wenda umwana azakomeza kujya yitambika iteka ryose, ariko byanze bikunze umubyeyi nawe agomba kubona kuri izo ngamba. Icyambere cyangwa se mbere na mbere, ntibikwiye habe na gato gutekereza ko M23 yari ifite uburenganzira ifatanyije n'u Rwanda byo guhonyora ibyumvikanyweho i Washington na Doha, maze bagatangiza ibitero byagutse ku butaka bwacu. Ndibutsa ko imirwano itari kubera muri Uvira gusa, hari n'ibindi bice bitandukanye bikomeje kugenda biberamo imirwano, nk'ibice bitandukanye byo muri za Mwenga no mu bindi bice bya Kivu y'Amajyaruguru, aho ingabo z'u Rwanda zigaragara cyane ku rugamba. Niyo mpamvu rero bigaragara neza ko byanze bikunze umubyeyi agomba gufatirwa ingamba. Izo ngabo rero ndimo kugarukaho hejuru nahoze mvuga ziri ku rugamba, zirarangwa kuri ubu ngubu n'ibikorwa bikomeye cyane byo gukomeza kwaguka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ingabo zacu nziza za FARDC zakomeje kugenda zibitambika. Ibi rero ni ikimenyetso cy'inyongera kigaragaza ko perezida w'igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri katemera amahoro, atekereza ko adashobora gukomeza gushyira imbere amahoro, akumva ko yashyira imbere ibijyanye no gukomeza gusahura umutungo wacu wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko amahoro ya Washington n'amasezerano yasinywe ni mu gihe cyose byagerwaho ko yaba ahombye, cyangwa se wenda ko yahita amufasha guhagarika ibijyanye n'ubwo busahuzi. Kandi nyamara ayo masezerano yadufasha gutangira noneho ibijyanye n'ubukungu bw'akarere mu buryo bwa burundu, tugahagarika ibijyanye n'ubujura. Ariko binyuze noneho mu ntambara, perezida w'igihugu cy'u Rwanda aratekereza ko ashobora gukomeza ibikorwa bye bijyanye no gukomeza gusahura igihugu cyacu, cyangwa se gukomeza gukoresha umuhungu we mu gukomeza kuyobya amahanga. Niyo mpamvu rero twebwe twumva ko igihe kigeze kugira ngo noneho umwana na se imikino yabo tuyihagarike. Patrick Muyaya, uyu munsi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itegereje iki kuri iyi gahunda y'amahoro, cyane cyane urebye ibi kubera ku butaka? Murakoze. Hari amategeko mpuzamahanga agomba kubahirizwa. Ntimwibagirwe ko habaye impaka zikomeye cyane ziheruka mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano, aho nk'ubwo ngubwo hari icyemezo cy'ibihumbi 773. Hari by'umwihariko amasezerano yasinywe ya Washington, kandi hari intambwe zatewe mu biganiro bya Doha zashyizweho n'imirongo igena ibyo twiteze. Ni ngombwa rero cyane kwibutsa ko ibibazo by'ubutabazi cyangwa se humanitarian ko byaba bibi cyane ni mu gihe tutakomeza kubahiriza aya masezerano, kandi ibikorwa by'u Rwanda bikomeza kongera noneho ibijyanye n'ibyo bikorwa by'ubutabazi. Kuri twe rero icy'ingenzi nuko ingabo z'u Rwanda zigomba kubanza kuva mu bice byose by'igihugu bigaruriye. Ibyo rero nibyo shingiro ry'amasezerano, kuko intego ni ukwerekeza noneho ku bukungu. Ni mu biganiro bya Doha twerekanye ubushake bwacu ndetse twumvikanye ku ngingo ebyiri mekanizme, hasigaye 6. Hari n'ibiganiro byari biteganyijwe kongera gukomeza, ariko ni mu bihe nk'ibi ngibi aho ibikorwa ku butaka byongeye kuzamuka. Ni ngombwa rero kwibaza impamvu nyakuri u Rwanda n'umuhungu bakomeje kugenda bayobya Doha cyangwa se Washington. Biragaragara ko rero atari amahoro bo bashaka, bityo umuryango mpuzamahanga ugomba gufata imyanzuro ikwiye, cyane cyane umuryango mpuzamahanga ugafata ingamba zifatika z'ibihano zishobora guhatira u Rwanda kubahiriza uruhare rwarwo mu masezerano yasinyiwe Washington. Patrick Muyaya, mwavuze ku kibazo cy'ubutabazi. Ubu se bihagaze bite muri Uvira no mu bindi bice bihakikije? Byifashe bite, cyane cyane bijyanye n'abaturage bakomeje guhunga imirwano? Bamwe barahungira mu gihugu cy'u Rwanda, abandi barambuka berekeza mu Burundi. Nayahe makuru mufite muri aka kanya ni ku bijyanye n'ikibazo cy'ubutabazi?
icyo nicyo kibazo nyamukuru gikomeje kugenda kiduhangayikisha umunsi ku wundi nk'abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu nibura abantu ibihumbi 200 barahunze ku munsi umwe gusa, ku wa gatanu no ku wa kane abantu ibihumbi 22 ndetse n'ibihumbi 200 kuva ku 22 kugeza ku 25 nibo bambutse berekeza mu bice bitandukanye. Ikibazo rero cyakomeje kugenda kiganirwaho mu nama y'abaminisitiri ku wa gatanu ushize, tugaragaza uko ibintu bikomeje kugenda bigana ahabi. Ubu rero nonaha minisitiri w'intebe yambwiye ko hari itsinda ryoherejwe mu Burundi ndetse irindi rikaba ryerekeje muri Tanzania, kuko naho dufite abaturage benshi bahungiyeyo bakoresheje ikiyaga cya Tanganyika. Turi kugira ngo ayo matsinda asuzume ibikenewe byose kandi batange ubufasha bukenewe. Mwumvise itangazo ry'abakora mu butabazi bari ku butaka, batubwiye ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Natwe rero tuzakora uruhare rwacu gushaka abaturage hose aho baherereye, tukabashakira aho baba, kwita ku mibereho yabo ya buri munsi. Ariko nanone biragaragara ko hakenewe ubufasha bwihutirwa ndetse no kwiyongera kw'ibishobora kugenda bibafasha, ndetse tunakeneye rwose umuryango mpuzamahanga kugira ngo winjire muri iki kibazo, haba mu gufasha abaturage ndetse no gukomeza kugarura umutekano, kuko ibijyanye n'impano nziza twaha abimuwe ntabwo ari ugukomeza kubaha ibyo barya cyangwa se aho bacumbika, ahubwo ni ubushobozi bwo gusubira mu ngo zabo bafite amahoro n'umutekano kandi byarongeye kugaruka mu buryo bwa burundu. Kandi ababateshaga umutwe cyangwa se abakomeje kugenda babagirira nabi nabo badashobora kongera kuhagaruka. Niyo mpamvu rero hakenewe ko M23 n'umubyeyi wayo u Rwanda bagomba kuva ku butaka bwacu ako kanya kandi nta yandi mananiza. Patrick Muyaya, ese aya masezerano ya Washington mubona agishoboka uyu munsi? Yego, aracyashoboka kandi ashoboka cyane mu buryo bwuzuye. Kuva mu ntangiriro twavuze ko twizeye umuhuza wacu ariwe Perezida Donald Trump. Tuzi neza imyitwarire ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Hashize igihe kinini atemera rwose ibijyanye no kubahiriza amasezerano, ariko turizera ko kuri iyi nshuro noneho ko bizaba bitandukanye cyane rwose n'ibyo twagiye tubona, hanini dushingiye ku mbwirwaruhame cyangwa se amagambo ya Perezida Donald Trump n'ubwitange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byagaragaye mu buryo busobanutse kandi budashidikanywaho ko ashaka gukemura iki kibazo. Ibi rero nibyo byerekana ko turi Washington, twebwe nka guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho twebwe twagiye twiyemeje gukemura ibibazo mu bwitonzi kandi n'uburenganzira bwacu, kandi tukabikemura uko bikwiriye. Ibyo rero nyakubahwa Perezida Paul Kagame we ntabwo abikozwa, kandi ibyo arimo gukora birerekana neza ko we atekereza ko kwimakaza amahoro ndetse no kubahiriza amasezerano ko byamubuza gukomeza guteza imbere ubukungu bwe, ndetse bigakorwa cyangwa se ibikorwa bye nabyo bikaba byasubira inyuma, cyangwa se bikaba byatuma amakuba n'imibabaro bikomeza kwibasira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi twebwe turacyafite icyizere umuhuza wacu ko byose azabikemura. Murakoze cyane Patrick Muyaya, uri Minisitiri w'itangazamakuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murakoze cyane kuba mwemeye rwose kudusubiza ibibazo byose twababajije. Murakoze cyane namwe. Se nourrissent des drames dans l'est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Patrick Muyaya, ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.